n'Imana, nzabana, nzakugenda imbere ahataringaniye igihugu. Mbabazwa n'abantu barara bigora bakarara batiha inyuma y'inzu zabo, kandi twaraye mu masengesho y'iminsi ibiri. Imana iravuga, iravuga ngo nzabana nawe, iravuga ngo nzabagirira neza. Ubu si uyu muntu uri mu byina yabuze ineza y'Imana, uyu muntu uri mu byiha yabuze amasezerano gusohora, uyu muntu uri mu byiha yagutwara iki? Iyo mwajyanye ngo ntacyo waba. Abavuzweho n'Imana mwese mutere haleluya mwirabure. Amen. Amen. Ibintu biragenda birakomera. Bibiliya yatubwiye ngo hari iminsi mikuru. Habaye iminsi mikuru ngo Yesu afata gahunda yo kunyura muri iyi karitsiye. Yo kunyura he? Hanyuma n'abatanganiye. Hanyuma batanga iki? Icyo nshimira Yesu, hari igihe atanga nimero mu materaniro abantu ntibamenye ko yayiguhaye. Abantu ntibamenye ko yagize gute? Abantu ntibamenye ko yagize gute? Abantu mwiteranye ntibamenye ko yagize gute? Haleluya, 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 haleluya. Hari igihe uza muri repetisiyo akaguha nimero ntibamenye ko uyifite. Amen, amen, haleluya. Hari igihe Yesu agenda akaguha nimero, akaguha iki? Ashobora kuguha nimero abantu muturanye ntibamenye ko uyifite, bakajya bakwitiranya n'abandi bantu, bakajya bakwitiranya n'abantuza, bakakwitiranya n'abandi muva indi imwe, bakakwitiranya n'abandi mubana. Haleluya, 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 haleluya. Hari igihe ahantu tururiza akaguhera nimero, hari igihe agusanga mu kazi akaguhera nimero, hari igihe agusanga mu ishuri akaguhera nimero. Ahantu hose Yesu ajya ahaseruka akaguhera iki? Akaguhera iki? Yesu akaguhereza nimero. Amen. Akaguha nimero akigendera, abantu bakajya bakubona ku wa mbere bakavuga ngo kazamubaho kiri umuntu mwajyanye mufite nimero. Kwitiki abafite nimero mwese gatatu. Amen. Hari igihe witana n'abantu ufite nimero ya Yesu, ariko bafite izanditsweho n'abana n'abantu, bafite izanditsweho n'abana. Mbibutse ko nimero z'abantu ntabwo zikora ku isabato, ariko nimero ya Yesu, nimero yande, nimero yande. Kubera iki nimero ya Yesu ikora no ku isabato? Yesu niwe ukinga ntihagire, yakingura ntihagire. Amen. Muri nimero z'abantu bashobora kukwitegera ngo ntabwo uzabya, ariko kuri nimero ya Yesu handitseho ngo uzabya. Abantu bashobora kukwitegereza bakabona utazashaka, ariko kuri nimero ya Yesu handitse ko uzashaka. Amen, amen. Ongera umbwire umuntu mwajyanye, mwongera usome ku gapapuro ka nimero ufite. Ibintu byanditseho ntabwo abana b'abantu babisoma. Ibintu byanditseho ntabwo amateka y'iwanyu yabisoma. Ibintu byanditseho mukorana ntabwo babisoma. Hari ibintu Yesu yanditseho. Kuri nimero yawe hari ibintu byanditseho. Kuri nimero yawe hari ibintu byanditseho. Iyi kode nta wundi uyifite. Naje kubatangariza ngo kode ni Yesu uyifite. Kode ni Yesu uyifite. Icyo n'ukundi iyo yaguhaye nimero asiga guhaye ubutumwa bugufiya, agusigira ubutumwa bugufiya buvuga ngo kugange nzambi. Thank you.